Ndabasuje mwese rero aho muherereye hose, Imana ibagirire neza cyane mu byo murimo murakora kandi ibahe umugisha, ibahe gutera imbere. Inzozi z'uyu munsi rero tugarutseho cyane, ndabakorera video ngufi cyane iringaniye, ni video rero nziza kandi iryoshye, ndetse ni video ndetse buri wese akeneye. Inzozi z'uyu munsi tugiye kuganira ku buryo ndetse n'uburyo bwo kurota usubira iwanyu. Ikindi nanone kandi turaza kuganira ku nyenyeri. Ni inyenyeri buri muntu wese afite. Ese iyo nyenyeri waba uyizi? Ni inyenyeri kumurikira, ni inyenyeri ndetse iyo ibuzeho gato cyane ibyawe byose bisubira irudubi. Hagati aha ngaha rero icyo usabwa niba ari bwo bwa mbere tuhuye no gukanda subscribe aho gato cyane, ndetse ugakora no kukazogera kugira ngo ujye wakira ibiganiro byacu bya buri munsi. Ese icyitwa karande murakizi? Hagati aha mu nzozi zacu ibyo byose tugiye kugenda tubigarukaho. Hagati aha ngaha rero reka twitangirire inzozi zacu. Umuntu yarambwiye ati ese kurota uhinga cyangwa se kurota usubira iwanyu, ndetse ukarota uri no ku ishuri ryawe rya kera. Ati ndetse kandi ukarota uri iwanyu ha kera kandi atari ko hakimeze, ukarota uko hahoze hameze. Ati ese ibi byo byaba ari ibiki? Hagati aha ngaha rero nizo nzozi inzanye cyane. Iyi message nayakiriye kuri WhatsApp ninjoro. Ndaza kubashyiraho groupe ya WhatsApp, mujye mumpereza ibitekerezo ndetse byanyu, cyangwa se mumpereze mumbwire icyo nazasobanuraho. Rwose biroroshye cyane. Hagati aha ngaha rero ibi bisobanuro aha ngaha nje kubasobanura neza inzozi zo kurota usubira iwanyu cyangwa se kurota usubira mu byahise, ndetse bitewe n'aho ugeze. Aha ngaha rero abantu benshi cyane bakunze kurota basubira mu cyaro. Ese ibi byo byaba bisobanuye iki? Aha ngaha nyamuneka kurota wasubiye iwanyu mu cyaro, aha ngaha uba ugomba kwegera Imana ugasenga cyane, ndetse kandi amakuru yemeza neza yuko buri muntu wese afite inyenyeri ndetse imumurikira mu byo akora byose, ndetse kandi iyo nyenyeri ikaba ifite ubudahangarwa. Iyo nyenyeri ni ukuvuga ngo kugira ngo igumeho ni uko uba ugomba gusenga bihoraho, kandi ku buryo iyo nyenyeri idashobora kuzima cyangwa se ngo imanuke. Hagati aha ngaha buri muntu wese afite itara rimumurikira, niyo nyenyeri twavuze. Iyi nyenyeri rero yashyizweho n'Imana, gusa ariko amakuru yemeza neza yuko iyo iyi nyenyeri izimye, binavuga neza yuko na nyirayo ndetse aba ari mu nzira zo gutaha. Amakuru yemeza neza yuko ari icyitwa za karande z'imiryango arizo zigenda zishaka kuzimya iyi nyenyeri. Nk'urugero wenda ari ugukora waravunitse, waraciye mu bintu byinshi cyane, wageraho umaze kubona ibintu neza cyane, ukabona ikintu kimwe kiraje ngo hwa, ukabona bya bintu byose birayonze, ukabona biragiye byose. Cyangwa se wenda wagira gutya ngo umuntu yaba agukandagiyeho gato, wamukubita ikofe gato cyane, bati miliyoni 2 ziragiye. Mu gihe kandi waziruhiye, wazikoreye ndetse abandi wazikoreye abandi bari kurya neza. Hagati aha ngaha rero ibyo byose rero zikaba ari za karande ziba zishaka kuzimya ya nyenyeri. Kurota kandi nabwo uri kwiga kandi warakuze waranayatsinze amashuri, ibi byemezwa neza yuko ari za karande iwabo babaga babagiye amahene n'ibindi. Izo rero zikaba ziba zasaze zishaka kuza kwangiriza iterambere ryawe wagezeho. Ibyo byose rero bikavugwa neza yuko rero izo karande ntaho ziba zaragiye, ahubwo ikizivanaho ari uguhora usenga. Ndetse mu gihe uri mu byiza cyangwa se wumva wasinziriye neza, uba ugomba gukanguka ukabwira Imana uti Imana uyu munsi wampaye ibitotsi byiza, ariko undinde n'abanzi, ndumva abanzi bandi iruhande. Ati ubandinde kandi undinde icyatuma nagoyeka neza. Hagati aha ngaha rero kurota uri kujya guhinga, aha ngaha uri guhinga mu cyaro bisanzwe kandi wenda uri i Kigali, ibi byemezwa neza yuko hari abantu baba baguteza za karande zaho mu cyaro, zikaza zikujyana mu nzozi, bityo rero zigatuma ujya guhinga ijoro ryose bitari ngombwa. Aha rero amakuru yemeza neza yuko uba ugomba gucunga neza inyenyeri yawe, bitewe n'uko ari ikugarura mu buzima, mu gihe kandi uba wagiye mw'ubwo buryo. Nakubwira ngo
rero inyenyeri y'umuntu ibikaze cyane by'umwihariko kandi ihoraho. Hagati aha ngaha inyenyeri yagiye ibyawe byose biracurama, nta kintu na kimwe ukora ngo kijye mbere uretse gusigarira kuri Suruduwiri. Nimvuga Suruduwiri ni ugusigara uri umusinzi ndetse byaragucanze, ndetse kandi usigaye uyobowe n'Imana ariyo ikwicyurira ubwawe ku giti cyawe utabasha kwicyura. Komeza ubane natwe gatanu ku kandi, uzaduhe comment nubona ikiganiro cyacu cyakunyuze, ndetse uzaduhe n'ikindi twakoraho. Komeza ubane natwe.